haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje bene data abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Inshuti zanjye, Yesu Kristo ashimwe. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Imana uyu munsi banezeze. Nyemerera rero tubanze Imana tuyishimire ibyo yongeye gukora, tuyishimire ko yatwimanye, tuyishimire ko izinze ijoro ikazingura amanywa, ikongera ikavuga ngo humeka nubeho ukaba ubayeho. Imana ishimwe. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana y'inyembaraga nyinshi, dushimiye Imana y'inyembabazi, dushimiye Imana yuzuye urukundo. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe. Iyi ni ibature idasanzwe kubera ko ntiyigeze ibaho, nta nubwo izongera kubaho. Imana ishimwe cyane. Iyi ni ibature yihariye ku buzima bwawe. Ni ubwa mbere ugiye guhura n'iri jambo tugiye kuganiraho. Niyo mpamvu nakubwira rero ngo ubishime Imana ko igukunda, ushime Imana ko ikwitaho, ushime Imana umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Banza Imana rero nshuti yanjye, banza Imana ku buzima bwawe, uyibwire ngo Mana uhambere ubimberemo, ugendane nanjye, ubane nanjye, Mwuka wera imbaraga z'Imana ungwiremo. Ni ukuri ujye wemerera Imana igukorere controle. Imana iyo yagukoreye controle inakoriyanta neza, ikuyobora neza kandi imurikira intambwe z'ibirenge byawe. Imana rero ibikuberemo, ihakubanzirize, ibe kubawe no ku byawe. Imana ikugotesha ingabo nto nini. Uyu munsi Imana igusetse, umunsi nk'uyu Imana ikwinjize mu mugisha wawe. Umunsi nk'uyu Imana ni ukuri igusohoreza amasezerano. Hari amasezerano yanditse ku buzima bwawe, ariko Imana yagusohoreze mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ubirebesha amaso yawe, uturaga ruseke, uvuge kugira neza kw'Imana. Imana twarayibonye tubabwira, ni Imana ikora, ni Imana yumva, ni Imana ihindura amateka, ni Imana nyamana. Ntabwo yakuremanye amaso yo ibitayafite, ntabwo yakuremanye amatwi yo ibitumva ibitayafite, ndetse ni Imana ivuga. Ntabwo yakuremanye umunwa n'ururimi ngo yo ibifite. Ntiyaguhaye amaboko ngo yo ibidakora nayo irayafite. Ntiyaguhaye amaguru ngo iyo ibe itayafite ngo ibe yakugerera hahandi. Ni Imana yuzuye, ni Imana yuzuye ubumana bwayo n'imbaraga nyinshi. Haleluya. Imana ishimwe. Ndumva nezejwe n'Imana. Imana igira neza gusa. Imana igira neza. Iyo nkubwiye ngo Imana irareba, uzahita ujya igihe yarebaga ingabo z'Abegiputa ngo yarabarebye gusa bacikamo igikuba. Ni Imana ivuga rero, yavuganye na Mose, natwe kandi ivugana natwe. Ni Imana ikora, yagiye ikora imirimo n'ibitangaza no kuba uriho niyo yakubumbye, yabikoresheje imbaraga zayo, amaboko yayo. Ni Imana ifite amaboko arwana akanesha. Nawe urabizi intambara imaze kukuneshereza. Ni Imana igenda ikakugerera ku babisha bawe. Iyo Mana yaragiye iruruka ijya kureba iby'i Sodomu na Gomora, irangije irahatwika. Ni Imana nyamana, ni Imana yanga agasuzuguro. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo bwira Imana ibane nawe kandi igendane nawe, ikubanzirize, ikugerere no kubabisha bawe. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo rero nyemerera ni ukuri tube imbere y'Imana, wumve unyuzwe n'urukundo rwa Yesu Kristo, wumve wahagizwa no gushaka Imana. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti witindaho hunga udapfa. Hari igihe umuntu atinda mu buzima, umuntu akabutindamo pe. Umuntu agatinda mu kabari, ari umubyeyi yakatinze mu bana be abaganiriza, abaha indangagaciro za gikristo n'iz'umunyarwandakazi. Agatinda mu kabari, umuntu agatinda mu magambo, ayiwe umugabo agatinda mu nzangano, mu bikorwa bibi.
umusore agatinda mu biyobyabwenge, ayiwe witindaho hunga udapfa. Ukabona umuntu atinze mu busambanyi, atinzemo pe, abaye ruharwa, ageze aho anuka ubusambanyi. Ariko ijambo riratubwiye, riradukanguye ngo witindaho hunga udapfa. Kandi si uko utagiye ubipfiramo, ntabwo wapfuye ngo baguhambe, ariko wabipfiriyemo. Iyo urebye ubutunzi bwawe bwapotereye muri ibyo byaha, ni ukuri watakaje imbaraga zawe, zapfuye ubusa. Wabipfiriyemo rero, kuko hari amahirwe yawe yagiye agucika, hari imigisha yawe yagiye ipfira muri ibyo byaha. Rero witindaho hunga udapfa. Nawe urabizi yuko uhatinze igihe kirekire. Witindaho rwose, witindaho. Nyemerera umutima wawe uyu munsi urekure, nurekure ibyo byaha, nurekure izo nzira mbi, nurekure abo bantu ugendana nabo. Nawe urabizi yuko iyo ubicayemo birangira murangizanya wafashe imyanzuro yo gukora ibibi. Umunyarwanda yaravuze ngo mbwira inshuti yawe ndamenya uwo uriwe. Kuko nugendana n'abanyamagambo uzahinduka umunyamagambo. Nugendana ugatindana nabo, nugendana n'abasambanyi ugatindana nabo, nawe uzatinyuka usambane ndetse ubarushe. Nutindana n'abanywa rumogi, n'abanywa ibiyobyabwenge, uzatindana nabo uhinduke nkabo, nawe urunywe. Kuko batangira bakubwira ngo bonjaho, jyaho gato, koraho gato wumve. Iyo watinyutse gukora icyaha, noneho abadayimoni bagutinyura cyane, gukora cyane ndetse no kubigaramamo cyane. Witindaho hunga udapfa. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Imigani ibice 11 umurongo wa 27, tukiri muri iyo teme yacu. Dusome mu izina rya Yesu. Ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa. Imana ishimwe. Ndagira ngo mvugane nawe muri iki gitondo. Ukeneye gukundwa, ukeneye umuntu ugukunda. Ijambo rikugira inama ngo ugire umwete wo gushaka ibyiza. Rero tukiri muri iriya teme yacu yitwa witindaho hunga udapfa. Ndakubwira ngo witinda mu byaha, ahubwo ugire umwete wo gushaka ibyiza. Kandi ijambo riratubwiye ngo iyo ushaka ibyiza uba wishakira gukundwa. Nushaka ibyiza uzaba wishakira gukundwa. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo rero gira umwete, were gutinda mu byaha. Were mu gutinda mu byaha bituma abantu bakwita izina ribi. Ibyo ari byo byose, iyo uri umusambanyi witwa umusambanyi, nta muntu ukugirira icyizere. Buriya niyo waraye mu rugo rwe hari abana, aravuga turiya musambanyi murare mufunze ahantu hose ku cyumba cy'abana banjye, ataza kubyuka akajya kubagirira nabi. Iyo uba uri umusambanyi, ndavuga uri umugabo cyangwa uri umusore, umubyeyi akabona uhagararanye n'umwana we, umutima uramuhabuka, umutima uhagararamo, akavuga ataranyangiririza. Rero uba ufite izina ribi, uba ufite izina ritizewe. Rero ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ugire umwete wo gushaka ibyiza, ugire umwete wo kuva mu byaha, ugire umwete wo gutandukana n'ibyaha, ugire umwete wo kwihana. Ngo kandi iyo umuntu afite umwete wo gushaka ibyiza aba yishakira gukundwa. Ni ukuri nukora ibyiza uzakundwa n'abantu benshi cyane. Nukora ibyiza uzagirirwa icyizere. Nukora ibyiza uzaba umunyamugisha. Imana ishimwe. Ngo ariko ushaka kugirira abandi inabi izamugaruka. Imana itubabarire. Niba buri gihe muri wowe huzuye igomwa, nimba muri wowe huzuye plani zo kugirira abantu nabi, inabi yawe izakugaruka. Ijambo ry'Imana rirabikweruriye, ntabwo rigiye rihuhaho. Ijambo rirakubwiye ngo nushaka kugirira abandi nabi izakugaruka. Inabi izakugaruka,
ubyanjye ubyemere, ibyo byo bucukurira abandi uzabyisangamo, imitego utega abandi izagushibukana, ngo ushaka kugirira abandi nabi izamugaruka. Reka nkubwire, tukiri hano muri iyi si abantu bishyura ibyo bakoze. Iyo ukoze neza, ineza yawe uyisanga imbere, ariko n'iyo ukoze nabi, inabi iragutegereza, inabi iragutegereza ukishyura, wishyura mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Iyo uri igisambo nta muntu uha, nawe ugera igihe cyo kwifuza guhabwa, buri muntu wese akagutera umugongo. Icyo ni ikintu cyoroshye. Ikindi cya kabiri, iyo ukora nabi biragenda bikitugatuga, nawe ugashiduka uri gusoroma ku mbuto z'inabi wakoze, ngo inabi yawe rero izakugaruka. Ngo ariko ijambo ryakubwiye ngo nugira umwete wo gushaka ibyiza, ngo nugira uwo mwete ugashaka ibyiza, ngo uba wishakiye gukundwa, Imana ishimwe. Nushaka kugira neza, nusura abarwayi, ariko ni gute uzasura umuntu sehashika, umuntu ukagenda ukamusura, nawe niyumva kurwaye azabura kugira ishyaka ryo kuba yakugeraho, naho atakugeraho ari kure, ariko azanagusuhuza kubaza uko umeze. Nugira ishyaka ryo kubwira umuntu ubabaye uti humura, igihe nawe uzaba uri mu mubabaro azakubwira ati komera, nanjye cya gihe warankomeje kandi byagenze neza. Rero witinda mu byaha, witinda mu bibi, ahubwo hunga udapfa. Imana ibagire neza. Shalom shalom, muhahe muronke. Imana ibanezeze uyu munsi, ndabakunda cyane. Izina rya Yesu niryo